Baje gusuza none ukurikiranye Brave TV ngushimira ko duhaye subscribe yawe, share na comment. Mu byukuri uruwingenzi kandi turagushimiye. Witeka akomeza kongera imigisha. Uno munsi rero wabwiye kuri Brave TV amagambo ni make bikorwa ni byinshi cyane. Nta kindi turacyari mu mpano, turacyari muri talent zitakayezo mu nkambo. Uyu munsi twafite undi mutumirwa. Abahereje abatumirwa benshi batandukanye kandi mwaje gusanga ko bimeze neza. Comment imwe naziduhaye ukomeze butubwire n'ibindi bintu. Nyana kubwa nitwa Kwizera Paul. Wowe nkurikiranye nitwa nde? Bimbwire muri comment hanyuma dukomeze twubake umuryango wacu. No musore mufite umutumirwa nta wundi reka twihute kandi nabwe ko nta magambo makeya n'ibikorwa byinshi uyu munsi uzingo ninde nkuzaniye. Stay touch, subscribe kuri akantu k'ubutuku, like and share the comment. Hanyuma dukomeze twimanukire. Okay, nkuko rona babwiye munsi bafite umutumirwa kandi ukaze. N'umunsi burabona afite none ikintu cyitwa igitari. Araduhereza umuziki w'umwimerera pana byane byaciye muri studio namunagani. Ndabizi ko ari buzi kwidukorera. Kora subscribe inkuru nimara gushimisha, kora na like na share, nta bindi tugusaba papa wanje urabutubakiye kandi ubudaho musaza ukomeye. Umeje gushimira urumajyepfo amajyaruguru, America, Asia na handi hose. Stay touch. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa, reka tangire abibwira. Kurikira Brave Lion TV kandi ukore subscribe urebe ibyiza bagufitiye. Oh yeah, kurikira Brave Lion TV kandi ukore subscribe urebe ibyiza bagufitiye. Yeah. Amazina yanjye nitwa Billy Bernard, nkaba ndi umuhanzi nanjye ubarizwa inangato. Inahe gicumbi. Okay, wamwumvisha kurikira Brave TV, ukora subscribe and share nkuko bikubwiye. Arakoze cyane dukubita akantu kese kaka jingo, urakoze cyane Billy Blacks. Okay, hanyuma Billy bimeze meze bon, ntacyo mbaye turabibona. Ibi bintu byawe ibintu byanjye usibye igikara ibindi byose it's okay. Era mwihaye mwabahungu. Nanjye ngiye guhindura kara. Ujya kwitira kamukesha abatwara. Kamukesha abatwara. Kwaje nyine ni agatigito nyine k'imihanda n'abyo marikoba. Okay, hanyuma Billy mu byukuri ndabona uri umuhanzi cyangwa uri umucuranzi? Ndi umuhanzi actually. Ukora indirimbo zawe giti cyawe? Yankunda indirimbo zanjye ku giti cyanjye n'amakava sinayababariye by the way. Nawe irakubita. Nawe arabayavuna. Mvunira mu mavi. Areka sa urabona uzabivamo? Nabivuyemo deja ungu wago ndabifite ahubwo byo bizamvamo. Ndabizi. Okay, hanyuma rero Brave TV twazinukiye hanshi kandi magambo ni make birwana byinshi. Hanyuma kwihuse. Yego. Billy ni muntu kibundi nyirizina. Billy ni umuntu uraho nyine woroheje ariko w'umuhanzi by the way. W'umuhanzi nicyo ngarukaho cyane kuko n'ubundi ikiganiro numvishe muvuga ngo nishyirwe kuzamura talent yanjye rero niyo kuririmba, rero ndi umuhanzi nanjye. Niyo mpamvu mfite n'iki kiganiro. Donc urahanga. Urahanga udushya. Mpango dushya kabisa. Hanyuma Billy tukubajije. Urubatse cyangwa uri umusore? Biraba nyine n'abantu ndabiza abahanzi bakunda kubihisha. Hako niba unamufite yakanu wibitsaho nyine waranaka tugira ntaribe. Kubera ko mama ari kumva ntabwo nubatse. Ubwo utinya mama wawe? Ndamutinya byatari mere yigeze kunkubita bana ndamutinya bikaza. Uramuhabuka. Okay. Urakoze ro Billy twihuse rero. Ufite indirimbo zo gite cyangwa urimbiza abandi gusa nibura nkuko bitubwiye ngo uri umuhanzi. Ufite indirimbo yawe ni wifite koko bitwereke. Ndazifite reka mbibereke mu bikorwa. Mbakubitira indirimbo imwe, indirimbo nkunda cyane, indirimbo yitwa Humura. Ni indirimbo ikiri muri studio ndi kwikorana n'undi muhanzi witwa Haili. The Boy Shura. Okay. Burya nitwaremewe kubabara mu buzima, niyo byakomera ntituzigera tuva kwizima. Mu buzima habaho chance na kazi, nitwaremewe kubabara nubwo wenda bitoroshye, musezeranyije
ko tuzabicamo uby'ubuzima n'urwandiko byose ni geno rya nyagasani nubwo wenda bitaduhira tuzahangana musezeranyije kutagukuraho amaboko uri uwanjye nanjye ndi uwawe urukundo nirwo rw'ingenzi duhumurizanye inzu nziza hamwe n'imodokari ibyo byose tuzabigera tuzabaho neza tuve ku mihari bebe uzabaho nta kurira twaremewe kubana I'd do anything just for you my lover I go fight with anything that comes my way. Mu by'ukuri nitishimye karo kantu ndagusabye kora subscribe na share na comment tubwire utabyo tuzaguhereza hanyuma Billy no ndirimbo ishingiye kuki ni nkuru mamo cyangwa mbo ni ibintu tubona muri societe ni ibintu bisanzwe bibaho hari ukuntu ushaka umugore wawe mukabana ariko ubuzima hande wanabimeze fo byatari rero ingi ni indirimbo yihanganisha abo bose babayo muri ubwo buryo babana ariko nta kigenda rwose ubona nta kisunika rukinga babiri umufuka ari vide byatari waratobotse kasi zose ariho zibera mu mufuka ikofi yihina nose ntabwo abutagiye ubwoba bwo kuzashaka gutagiye kuri izo ndirimbo ubwoba nabwo kabisa burya urukundo nirwo rw'ingenzi ufite urukundo burya ubuzima ntacyo ntabwo bugomba gutera ubwoba ugomba gufightinga nyine okay hanyuma Billy Black reka twigiraho mu buhanzi bwawe nyirizina ubuhanzi bukumariye iki muri rusange niki maze kukugezaho icyambere bimaze kungezaho urabona first of all Braveland TV murambona hano mwaje kunshaka by the way iki ni icyambere kandi ndabatsinze which means ni Fanta by the way none abaje mbere ko tuvugana banguriye Fanta ibintu byanyu barakaduteza abantu iki ni icyambere ikindi haranu wenda urugero nk'aya ma TV ngenda ndirimbaho iyo abantu bakoze ama subscribe bakabibona abenshi baraza bakanshaka bavuga ati Billy wazashwaririmba mu bukwe bwacu ebana izo nazo ni inyungu ngenda mbona by the way kandi ikindi kintu cya mbere nunguka muri ibi bintu ni experience mani ngo ndakora ikibuga cyuko ejo bizaba bimeze nyine no nkora amafaranga biri action apana donc ubu ntago uratagiye gukora amafaranga uracyari kwishakisha ndayakura ariko apana kuri level nifuza igihe kizaba kiri kuri level nifuza nibwo asa nzaba numva ko asa nabaye businessman nk'abandi bose wagafasha hanyuma Billy urwego wumva ushaka kugeraho kweri uwo nka Billy izina ryawe rikazamuka rigatumbagira ni nk'uruhi kweri buri wese agira inspiration nta utifuza kugera kure cyane kurangiye buri muntu wese agira umuntu umwinspiring nanjye mfite umuntu umwinspiring urwego ariho n'urwego ruri international byibura nanjye mbaye nk'uwo muntu bamwita Enrique Iglesias ngeze ku rugero nk'uwo Enrique Iglesias natuza kabisa natuza nk'abakana keza wagwa neza n'abakana keza hanyuma Billy Black ubu bintu byo gucuranga wabitangiye ryari wabyize gute niki cyatumye uri gucuranga ukavuga ati ngiye kwicuranga indirimbo zanjye urakoze cyane mbere ubundi ngewe nk'umuko umuryango w'abacuranzi papa wanjye ni umucuranzi soliste ukomeye cyane ntabwo uri kumukina ntabwo ndi kumukina nawe tuzamusura ariko muzamusura ahubwo ni umucuranzi ukomeye cyane kuko aza n'umuririmbyi ni n'umuhanzi by the way kera yakoraga indirimbo muri studio nkanjye ukumva igenze nawe niho bikomora rero sasa yarafasha nyigisha gitari kuva kera nkiri mutoya niwe mbikesha byose kabisa niwe nakuyeho n'ibintu byo kuririmba by the way ubu ngubu Billy uraririmba no mu bukwe rwose ukaguhifunga ubu ndarimba no mu bukwe bakama kuri Beneri okay komeza dukurikirane Braveland TV subscribe and share na comment hanyuma dukomeze twubake umuryango wacu Billy
we ongera duha akandi ariko abantu bakora barambiwe ariko ongera duha akandi ya nkuko nababwiye mfite umuhanzi unera inspiration byambabaza rongeye ntarinda indirimbo ye murambabara ndirimba indirimbo ye igikubita urutoki. Maybe we said it was over, baby I can't let you go. I walk around, try to understand where we went wrong, but I can't pretend it wasn't me, it wasn't you. What I know, we gave up too soon. Maybe you say you still want me, maybe you say that you don't. Maybe we say it was over, baby I can't let you go. Okay, Billy. Rekeraho kabisa uratuma ndira kuri televiziyo. Nabamvu yo kurira. Papa rekeraho kabisa. Ibintu bimeze biti, ibintu ibyo rurimi bumenya gute? Ururimi se ntabwo ndi nkandagira bitabo by the way. Warasomye ufite amadigiri n'amadigiri. No, nagara amadigiri n'amadigiri mwana. Burya digiri, iyo uvuze ngo ufite amadigiri n'amadigiri, biba bisa ko ufite pocket. Iri ku rwego rwo hejuru. Kandi ngiye mvuze ko rwose naba nibeshye. Ntabwo mfite amadigiri menshi, mfite gake cyane. Kakagucisha kuri barriere. Ariko ako mfite iwi mbasha gusuhuzanya n'umuntu in English. Mbasha kwescroka. Hanyuma Billy reka turiyo ku musozo kiro kiganiro rero, hanyuma tuvuge ku buhanzi bwo mu nkambi. Niye mpamvu mu by'ukuri abahanzi bo mu nkambi badashobora kuba bava ku rwego rumwe ngo bagera ahandi, nabo tubumve baririmba mu bitaramo bitandukanye, maybe bazamuke bashobora kujya studio bakora indirimbo zikomeye, ko ndumva mufite impano, ariko kubera iki izo mpano zitajya hanze ngo zigaragare? Urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza cyane abantu benshi bakwibaza. Impamvu ngiye mbona hano mu nkambi ya Gihembe n'izindi nkambi zose mbona amatalent atajya akunda kuzamuka cyane. Burya urabizi kugira ngo burya nta muntu wifasha. Kugira ngo umuntu akore ikintu runaka aba akeneye umutiza umurindi. Sasa rero biragogira ngo uzatiza abantu umurindi kandi utazi ngo ashoboye iki, kandi wenda utanamwemera. Hano mu nkambi rero ikibazo bafite ntago abandi bantu bemera ko hano mu nkambi hari talent. Twabuze abantu baza bakajya babigaragaza, ari nayo mpamvu wenda nabashimira mwebwe Brave Lion TV. Bana mwarakoze cyane, tujye tubona abandi bantu bameze nk'abo, byadufasha cyane, kuko impamvu talent zitazamuka nuko habura abantu nyine barazimurikira abandi. Mwebwe rero muza mugatuma talent zacu zigaragara, nimwe tuba tugomba gushima kabisa. Nicyo kintu kibura kugira ngo impano zo mu nkambi zigaragare. Birako ngo abahanzi benshi bakizamuka bashinja ngo gukunda cyane ibintu by'ifaranga, byaba ari byo? Ibintu by'ifaranga kubera ko nyine baba ari bashasha muri showbiz, ntabwo baba bafite amakuru neza, kandi ikintu cya mbere ari amakuru. Buri udafite amakuru neza kandi ikintu cya mbere ari amakuru, burya bavuga ngo bawakotoye. Ikintu cya mbere ni amakuru. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba kwanza ugashakisha experience y'ikintu ugiye gukora. Gushakisha experience rero ukora icyo kintu utateze inyungu zifatika. Ubanze kwanza ubundi ubikora ushaka kugira ngo umenye kwanza ikibuga kimeze gute, kugira ngo nzabone nkorera amafaranga sasa. Nibyo twese twakabaye tuza dushakisha mbere y'ibindi byose. Hanyuma Billy Blacks, ikibazo cyane nkubaza. Ni Billy Bernard. Billy Bernard. Sorry. Ntabwo ariko bibaho. Buriya cyaryoshye papa. Billy Bernard. Okay, nabyo bibaho ariko. Hanyuma Billy, ubuhanzi bwawe nyine ubu burimo uno munsi, babashinja ko nyine mugira ngo ibintu byo kugira ngo tuntu tw'udupfuriko tw'utwana. Wowe bimeze bite? Nta kantu ufite tw'utwana man. Bakita ngo n'udutineje. Icyo kintu sinkizi kabisa, njye ntako mfite. Ndabizi abahanzi murahije, ntacyo ni ibanga ryanjye nawe n'abatore bakuri Brave Lion TV, ntawe uzabimenya. Nta kana nawe ufite man, njye ndi Billy w'Imana kabisa. Njye ntako uraho nkawe bikadiga kawe kabisa, utwara dinana kako karakoma. Aka karakoma.
nakaye waba warakoze mu bwana wawe kari budukome. Ewana ubundi kera ngiye nkiri mutoya nagiraga defu yo kwiyemera bikaze. Naremeraga bikaze. Ndibuka umunsi umwe ubundi cyane nakinaga karate nkiri muto. Shato kanu jo. Nakinaga karate ndibuka rero ko turi muri passage. Icyo gihe maître amereza nani muri passinga n'umukobwa. Umukobwa witwa Mwiza nimba nyibuka mu IPS. Ebana namusuzuguye byatari. Ndavuga ati wunda umukobwa kweli numvaga ko nta mukobwa wankubita uko yabangana ko. Knockout. Ebana turi muri passage kabisa badushira ari kuri dojo. Nkipanga gusa umukobwa yazamuye umugeri umwe wo munda mbanguye hasi. Ebana umwe n'ubura cyarya. Ebana leta kajya mbwira ngo kugira ngo yasubiramo ngo Ebana ako kantu n'uyo nyibutse kabisa ndavuga ati ebana wapi kabisa ati barankubise pe. Okay, hanyuma ro Billy Bernard Billy Bernard ndashaka no dukubitire akapera yawe noneho indirimbo yawe wemerwa ndingi nayo ndayizira ko. Yego. Burya keza karegora ibyo ngibyo na utabizi inzozi zanjye nukugera kure gusoro gendo ni rurerure mu buzima mbwirwa byinshi ibyiza ndetse n'ibinshi intege gusa intumbero ihora rimwe no gukora nkagera kure wande inyenyeri yanjye nanjye izaka ndabagerane mu bavuga ko hari chance ntakazi but for me I don't believe in cars. Imbaraga nawe na nyagasani zazikurisha ngere ku byiza ni ubuzima bwankomerera n'intore yose ngeze simigo zabindwanye muri ubu buzima kandi nzi ko nzagera ku ntsinzi wande inyenyeri yanjye nanjye izaka ndabagirane muri ubu buzima. Wow, Billy Bernard urakoze cyane Billy ko waduhaye ikiganiro rero. Murakoze cyane Braveline TV kandi keep it up guys. Urakoze cyane muhungu wanjye. Hanyuma rero Braveline TV turashoye igano dufitanye na Billy Bernard ni umuhanzi wo mu nkambi muri mu gitara arakubita baranaye ko murushimirya uko nari nayikozemo papa wanjye mwahita munguri. Braveline TV amagambo ni makeya ibikorwa ni byinshi kira mwabibonye ewana abahanzi turabafite turabazanira indi show bateranye bose noneho hanyuma dutwike inkambi ya Gihembe dukomeze twibakire umuryango nta handi bahereza subscribe ubaheshe tangi na comment ubutabaza bikosore natwe dukosore asige twubake umuryango ukomeye.